papa yaramamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya guhorana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Ibyo ni ukuri. Kandi ndabizi Patrick nta kintu kinazansaba. Azahita propose ko namubera umugore we w'ahazaza. Yes, babe. You are grown enough. Of course I am. And you know that I love you so much. Shiri, ntabwo ko papa yavuze ibyo ngibyo bivuze ko ngiye kubikora. I'm just worried how I'm going to tell him. Just ntabwo nzabyemera papa urabizi afite ijambo rinini mu muryango wacu. Ahantu nyine nzamubwira papa mfite umuntu nkunda. Ariko papa niba utazi n'ibintu Cedric ntiyagira ikintu na gito kimubaho cyangwa ukamubabaza ukazi sinzakubabarira. Urukundo ni Cedric. Urukundo aho karakabwa kabonye mu iki. Attention Patrick, sinzigera nigera nemera na rimwe ko umukobwa wanjye abana n'uriya musore. Nakora n'ibishoboka byose ntanamuburisha akabura, ariko umukobwa wanjye akabana n'amarangamutima y'uwo mutima wanjye wemera. Mugira ute? Sishyana n'abantu ngushyingirwa na nande. Ese pole no gupangira abantu shyingirwa nabo. Akibi n'ibikiko. Gushyingirwa na Patrick. Harimo urukundo rwawe. Niba Cedric ari wowe Imana ariwe yamuteguriye uko byamera kose, papa wazikarakasa ko uko ashaka abandi bahaguruke sinzi ngo ba Patrick baze berekana imitungo yabo baburirwemo. Sante no wanjye niyo isi yose yamumbuza sinzi niba yiteguye kundeka. Nabikora azaba ari ikigwari. Aho ntabwo ari kosa ryanjye. Ariko ubujuma uwo musukuru wanjye ari hehe koko? Ubu iki gihe gishize kirangana gute? Oya mama ndabona utari hamwe rwose. Wowe uragira ngo ubu ngubu ntuze wowe? Igihe umwana yaziye numvise bavuga ko yaje bikaba bigiye kugera hafi mu gicamunsi umuntu atari yamubona uba ari hehe? Ariko muzo aho se wamuhamagaye wafashe telefone ukamuhamagara. Ari mu nzira rwose ari bari kuzara igihe babimbwiye se ngo bari hehe? Fata telefone umuhamagare twumve. Bigenze bite? Tubona itari gucamo. Wenda basanga ari ahantu ataramarizo nabyo birashoboka. Aribyo bahano ugira ahantu ataramarizo bikabakumbuza. Ariko muri uriya mugi uko habonye cyangwa wenda njyewe nimba ari ukubera ko ntari mpamenyereye. Ngiye ukuntu nahabonye hariya. Urabona rero bashobora no kuba abana yimwibye cyangwa simbizi imodoka yindi ikaba yanamugonze cyangwa bikaba bimeze bite? Oya nta cyawe mama. Uriya mugi urubuzi wowe? Urubuzi imodoka zicicikanamo? Najyaga kwambuka najya kunkona iraje najya kugisubira inyuma nkabona iyindi iraje. Mama tuza mama nta kibazo tuza rwose ntugire ikibazo. Reka nkubwire wimbwira ngo nintuze kuko guturuka mu gitondo avuga ngo araje. Aha ngaha bahagenda amasaha angahe? Uturutse mu mujyi bahagenda amasaha angahe? Araza ariko mama araza ndabizi neza. Urabibwirwa n'iki ko ari buze? Urabibwirwa n'iki ko ari buze? Kuko mama urabona iriya telefone ya Gaju hari igihe yikoroga nayo. Ariko araza ndabizi. Telefone yari igira ikibazo. Ariko araza. Ari mu nzira rwose.
ibintu mwikira ndende kubera ko we wambimbwiye ubu nishyizemo yuko umwana wanjye yagombaga kuza hano saa sita tugasangira none ngaho ndebera data we ndi kumva reka da ndi kumva rwose natuje ntabwo ntuje pe mama uriya mwuzukuru nawe uzamwibuza pe ariko uramunda sinura reka nkwereke muri uriya mujyi wanjye uriya mujyi ureba wowe urahabarirwa urumva yuko nta kibazo gihari wowe ntugire ibibazo byinshi mama ariko nta kibazo nk'umwana akireba mama nta kibazo rwose aha sha abo ngabo baza gukoresha amajerekani baza gukoresha ibiki mwagiye mubabwira ko ahangaha ntabyo dukoresha bakagenda bo kuzajya birirwa basakuriza amajerekani kamubaze mubwire babwire bagende iyo amajerekani ahari ntabwo muza imana imbabarire bamwishe wababwiye ngo bagende akanyamajerekani izajya aceceka niyo baraza kugenda nanone nta kintu urumva kuri telefone ye mama tuza ariko si byo bavuga ngo ninuze gute mama tuza mama sibyo ngewe bindekere sibyo umuhungu wawe rwose umwuzukuru wawe araje ndabizi neza araza mama ngewe nta kintu ushaka ko na kimwe urumva kikurushya mu mubiri wawe humura mama wowe tuza pe tuza rwose niyo utaza kubimbwira oya ariko araza mama imodoka za hariya amamoto ya hariya amagare ya hariya yewe n'abantu uruvunganzoka rw'abantu sinjye rwose mba muri Nyabugogo nabwiye umwana afata akaboko ndiruka naranyarutse nyine reka dusege mu gahinda mama naranyarutse imodoka yaza nk'abandi nabo barabuze turiya mukecuru azi kunyaruka kabisa mama n'ubwo tubabaye reka duseke none nawe reba umwana ungana kuriya Nyabugogo najya gutavuga nkabona bigeze aho ndarira umwana w'umuhungu araza aramfata ati ngiye kugufata nahise mwishikamba ndatarutse nguye mwiriye hari imirongo naho bandikishijeho y'umweru ngo urahaca imodoka zihagaza njye narikasa abantu bose barumirwa baravuga turi abakecuru aracyafite ingufu mama ubikoze ku bwanjye koko wemere uzi Kigali wihawe Kigali imodoka ziri ku bwanjye reka tubireke njyewe ndashaka umwana wanjye ndashaka umwuzukuru wanjye mama ndagukunda cyane nta kintu na kimwe nshaka kukikubabaza mama umwuzukuru araza kandi uzi ko ibyo nkoze byose n'ibyo nkora byose ari we mama ndagukunda pe tuza kandi nyizera meze neza meze neza cyavuga wowe na mama waziri saje kumwe wamushakira iki kazi mbashinzwe rakazi wowe ariko ntukazunguze umutwe ibitero cyawe uri narusatse ruri gusa kanone umbwire boss ubwira amakuru boss naje kuvuga ko umusore yabyutse yakangutse icyo gize avuga se nta kintu yavuze ko ntajya abasha kuvuga anafite umutwe ufunze cyeka uraza umwivugishije ntabwo ajya abasha kuvuga umutwe se kuki mutawufungura uraza kuhagera nawe umuvugishe wumve ikateye hari Asha, hano boss agiye kuza mu vuganiro. Ujye wanga kuvuga, ariko uyu munsi uravuga tu. Boss, muvugane. Rero ngo kugenda gazo wako nawe. Yesu no hay boss. Abashaka kumenya. Ushinga nakazi. Ahubwo yitira. niko
hano nta bintu bikomeye cyane sibyo kandi nganditse ikibazo niba hano ni ukugira ngo utange amakuru kandi amakuru ibyo nshaka byose urabizi ntacyo mutumiye hari ibyo ushaka hari ibyo nshakamo ntacyo mutumiye gusa mba nkubwire rero ibintu ni bibiri hari mayiti yawe cyangwa se hari ukuvuga ibyo tukubaza uranyumva neza hakura cyafunze umutwe nka kera namubwiye ko nta kintu kimwe ko kitabizi ntabwo ari utabubizi ububizi bwo nuko wanga kwivuga ako uyu munsi urayivuga niko yaguze telefone uvugane mbese umubwire kuri hano turabafitiye aho hariho hamagarisha ngiye kumuhamagara umubwire yuko uri hano ntacyo twifatiye wari icyo umubwira turi ko ari okay cyangwa uzi ko ndi nijoro sevinga nimero y'izina iyande umuntu yanditse hose nuko nabwo byafite ibintu byose rishuwa nese boss umusore ko mbona bayafunze umutwe atavuga kubera iyo mpamvu kandi rushize Evanusha Evanusha boss cyakubwira wa ngiye kuguhereza iminota 30 yo kwitekereza n'ingaruka nkasanga ugifite ikiburi kingana gutyo udashaka kuvuga ndagutsinda muri uyu muntu sinshobora kwita boss ngo muki niwe wamusanga ntacyo uri gufasha musinzirize sha boss na sala tu archo member ko kose telefone y'umwana kutari gucamo ikagira imana baba bongeye kunshimutira umwana ariko se mwikagira imana mwe telefone y'umwana kutari gucamo kuko none baba bongeye kunshimutira umwana ababyeyi babyaye se Juma ntabwo uraryama mama ntabwo naryama ndabengera hano muri salo
nibereye hano. none se kuki utari waryama iki gihe ubu ni ryari? Ase mama ndabona telefone y'umwana itari gucamo. Bahongeye kumushimuta. Sibyo nakubwiye ibyo muri iriya Kigali yanyu. Ahubwo bashaka kuba bayibye. Urumva? Ibuka nanjye igihe nazaga. Niba ese banyiba telefone, ubwo we niyo batwavuganaga niwe kuvuga uti ku mugani ngo tekereza ko washimuse, ariko kandi batigeze bamushimuta. Ndakeka ko simbizi. Urakeka iki se? Ni umutima uri kundya. Uri kukurya? None mama bawe wongeye kunshimuta umwana. Oya. Sinakubwiye igihe cyagiye nagenda ukuntu byagenze. Bakanyiba telefone nkaza ameze gutya nk'intuzi ibyo binini. Ase mama, tuvuge ko bayimwibye, tuvuge se ko agaruka. Bashobora kuba bayimwibye, hariho amafaranga. Agahita we yisubirira nko mu rugo, akavuga ati reka nze subire mu rugo mbanze njye kubaka amafaranga. Hari n'igihe urumva reba njyewe cyagiye Imana yo mu ijuru haba najyanye agapapuro kanditseho nimero za Rukasi nari kubigenza gute. So bambwiye ngo nijye ku mwajeta agahita mu gihe ndi kugenda mu nzira ngahita nkubitana n'uriya mugabo sibwo biriya byose byabaga. Reka mama tugomba kugira impungenge. Abatugendaho ni benshi. None yabwirwa n'iki kuriya mwana ari uwawe? Aramuzi? Nyine urumva ibintu by'uriya mugiye kose ari abantu kujya n'uruza amamodoka aruzuye. Mama, uze telefone wabimbwira? Nyine urumva cyagiye nyine bakimara kunyiba ntuza telefone. Ubwo kabimisha amasaka urumva ko hari amasaka nahise nyagurisha nyine nguramo telefone. Ariko wagombye kuba warambwiye ko waguze telefone. Harimo umumama tubana mu ishyirahamwe. Rero hari igihe umugabo yaba amukubise. Reka numva ukuntu bimeze da. Madalina. Ariko se mama. Muri minsi mama sinzi ukuntu mbona asigaye ameze. Afite telefone. Kandi nsigaye mbona atari hamwe mama.